nyuma yo kwakira indahiro z'abadepite kuri uyu wa 14 Kanama 2024 Perezida Kagame yavuze ko mbere yo kwibaza ku gufungwa kw'insengero abantu bakuriye kubanza kwibaza uburyo zashinzwe. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yashyigikiye ifungwa ry'insengero zishyika hafi 8,000 igenzura ryasanze zitujuje ibisabwa, yihanangiriza abazishinze bagamije gucucura abanyarwanda imitungo yabo bitwaje Imana. Perezida Kagame yagaragaje ko imbaraga abanyarwanda bakabaye bakoresha bazikoresha mu bibamarira ubukungu bakicwa n'inzara. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yibukije ko mu bihe byashize yagiranye n'abanyarwanda ikiganiro abagaragaza ko badakwiriye gushora imbaraga mu bitabateza imbere. Perezida Kagame kandi yasobanuye ko zimwe mu nsengero ziri mu Rwanda zagiyeho kugira ngo zikamure abanyarwanda imitungo mike bari bafite mu nyungu z'abazishinze. Perezida Paul Kagame yifashishije ingero z'abashumba bamwe na bamwe yagaragaje ko abavuga ko babonekewe bavuganye n'Imana, abandi bakavuga ngo Imana yabimubwiye undi nawe agahanura ibizaba. Perezida Kagame yavuze ko mu gihe abanyarwanda bagikurikira abasazi nk'aba igihugu kiba kimeze nk'ikitariho, asobanura ko imikore y'insengero imaze igihe iriho atazayijyaho impaka ariko ko ibindi by'akajagari atazabyemera. Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko kubera iyi myemerere irimo ubujiji hari ibihugu bibamo abashumba buza abayoboke babo kurya, nk'ikibazo cyabaye muri Kenya na n'ubu kiri mu rukiko. Umukuru w'igihugu yakomeje avuga ko insengero zigomba kuba zujuje ibyangombwa bigenwa n'amategeko. Yasabye abadepite kwifatanya n'izindi nzego gushyiraho uburyo buyobora abanyarwanda mu nzira nziza, naho ngo abashumba bagamije gucucura abaturage imitungo mike bifitiye bakwiye guhagarikwa byanga bikunze. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini makanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo, biraza gutuma dushyiraho umusoro. Umuntu araza gutunga, umuntu ajye asorera icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma, wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe urwo rubanza rutaracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. Ajye muri leta, ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi. Ako kajagari gacike. Ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera aha ngaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira, ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana ibihumbi. Igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho. Ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi. Ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini, ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana, budafite uwo buhutaza. Iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo, bo bakwiye guhutara. Abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho n'aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda, nibo mvuga. Huye n'umuntu aravuga ngo urareba nijoro
nari ku musozi kanaka nabonekewe nahuye n'Imana navuganye nayo. Wahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye. Wahura n'undi ni umuhanuzi arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka. Mbere na mbere njyewe mpuye nawe ukambwira ibyo, nabanza kukubaza niba utari umusazi. Ugomba kuba uri umusazi, niho nahera. Icya kabiri, nagusaba ubuhamya, evidence. Ibi ngibi uvuga yuko warayihuye n'Imana, ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho, nyereka gihamya. Ariko Abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira, ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana ibihumbi. Igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho? Ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye, hari bitwavutse bamwe muri twe tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu. Ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza, nubwo niyo naba hatari ibyo nemera, nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo, ndabyihorera bikamera gutyo. Ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano, mwebwe abantu bakuze, abantu bazima, abantu mufite ibyo munyuzemo, umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose, agafata igihugu akakigira ingwate, namwe mukarindagira mugakurikira. Uwaturuze se ubwo yarakarabiye wa mugani w'Ikinyarwanda. Abandi ngo muraho mwagiye mu mashuri, mwarize, mwaraminuje, muraho muri abantu babirasi babandi ba VIP, warangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira, ntunamubaze utari kurantwara he. Ariko handi muranabizi, hari n'abo bicaga, hari n'ubwo abantu bica. Niba mujya mukurikira amakuru simbizi, nko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusazi agatwara abantu, akabatwara abantu benshi magana ngaya, akababwira ibyo bakora, akababuza kurya, akababuza gufata iki, akababuza kugira gute, abantu bagapfa. Murabizi, murabumva, murabikurikira. Cyangwa n'ibyo mpimba. Byose nibyo mushaka mwebwe, nibyo mushaka kubamo, nibyo mushaka. Ubu muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda, barabatoye ngo mwarangiza n'ibyo murimo. Niba mushaka kuba abapasiteri, muve mu budepite mugende mu abapasiteri. Ariko nabwo mbere y'uko muba abapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza, ibyo bindi mujyamo, mujya gushuka abantu mukabahanurira. Wabanje ukihanurira se, urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya, wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe.